gihe cya Yeremiya uzi ko nawe hari aho wagira umumaro. Mana duhe gukomera tuba abanyamumaro mu gihe nk'iki. Ariko Imana duhe ba Ebedimeleki badi bagira gutya batuzamure, ayiwe bagukure mu cyobo abantu bagusize. Ariko muzi ko abantu bashyira abandi mu cyobo bakanatsindagira barangiza bakavuga ngo ariko ngo wa muntu ateka bagashyiraho beto bagatsindagira. Imana duhe ba Ebedimeleki batuzamure kugira ngo batugezaho Imana yavuze, kandi icyo barwana nacyo barakizi. Imana yatuvuzeho neza kandi yatuvuzeho badahari. Imana idusezeranya badahari, bakaza baje kutwica, ariko ntago batwica kubera iki Imana yatubitsemo. Nicyo gituma tudapfa. Hari imirimo Imana yabitse muri twebwe. Ubundi twe turi kubaho kw'Imana gusa, turi ubuhamya bw'igendera, turi kubaho kw'Imana. Ngewe na Pasiteri Bosco nimugoroba twari mu bukwe bw'umwana umwe w'imfubyi, bya bindi byo kwikundira abantu bose. Uwo mwana namubonye mu rusengero, ndamubwira nti disi iyizire hano, ntiburiya imfubyi mwese n'abapfakazi, abantu mwese mutagira babareba, umushumba niwe mubyeyi wanyu, mujye muza musanga umubyeyi wanyu mumubwire ibyanyu. Kandi ntacyo nari mfite ko ari ukubasengera no kubaha keya gusa. Noneho bakaza bose, nkagira umunsi wo kubakira no kubakorera counseling. Mwana rero agira ubukwe, Imana yarabuvuze, abandi barabwica, araza arambwira ati babwisha. Ntoya nta wahotora umugambi w'Imana, humura. Nubwo abahotozi bahari, ariko Mose arakura, humura. Abahotozi bo barahari, ariko Mose arakura agera ku masezerano ye. Ibintu Imana yavuze bizasohora nubwo abahotozi bahari. Ntubiteho, wite ku cyo Imana yavuganye natwe. Ubukwe twabutashye nimugoroba n'ukuri kw'Imana muri Excella bwari bwiza kugeza ubwo byarenze ubukwe bibiteraniro ryera. Pasiteri we azikurira, ngewe sinzikurira, mpfiramo nkarwara umutwe, ariko ibintu byari bihari byari ibindi. Iby'Imana yavuze bizasohora. Baroge, bashege, bazana imihoro, bazana amabeto, umugambi w'Imana uragutse kandi ntawe uzawuhagarika. Yumva ntibihagije, Yehoyakimu aravuga ati noneho rero Yeremiya ubu buhanuzi bwe burarambiranye, ntazasubire mu rusengero. Irungu riramwica, kutajya mu materaniro yera, ntakabwirize, ntagahanure, azapfe gutya agahinda kazamwica. Afata inshuti ye yitwa Baruki. Baruki yari inshuti yikomeye kandi ari umwanditsi w'ibwami, ari sekreteri bwami. Kubana n'umuntu umwami yaciye byonyine byari nk'ubugambanyi, ariko Baruki aremera ahagararana nawe, bamwita umugambanyi mu ibanga, kuko umwami yamukundaga cyane, yakundaga umwanditsi we. Baruki ni umwanditsi mwiza, ntibyakunda ko yakwifatanya na Yeremiya bakajyana amakuru, umwami akayarejeta akavuga ati oya, Baruki ntago yangambanira ngo ajye kwa Yeremiya. Hanyuma ahagararana nawe muri icyo kibazo, arangije akora ubugome. Muze gusoma Yeremiya 36 umurongo wa 28. Hanyuma ahamagara Baruki ngo aramubwira ati tubigenze gute? Umwami afata ubuhanuzi bw'imyaka 23 arabutwika. Ubuhanuzi bwose bwa Yeremiya arabutwika, yahanuye imyaka 23. Ubwo nta kindi cyari gisigaye, ariko Yeremiya ahamagara Baruki, akajya amwandikira ubuhanuzi, akajya kubusomera iteraniro, kuko we ntiyari yemerewe kuza mu iteraniro. Akagenda akabusoma, yarangiza akamubwira ati ubutumwa bw'Imana bwagenze neza. Yeremiya akarira muri ako kato. Umunsi umwe Yeremiya, Imana iramubwira ngo bwira Baruki akwegere. Aramuhamagara, aramwegera, aramubwira ngo ongera wandike bwa buhanuzi bwose umwami yatwitse, ongera wandike.
Imana iduha abantu bahagararana natwe, isi yadushakuje, badukomeze, badufata amaboko, bavuge ngo biracyashoboka. Imana iduha abantu bahagararana natwe, inshuti nziza zihagararana natwe, isi yatwatatse, bavuge ngo ongera wandike. Ibyo wagerageje, ibyo wakoze, ibyo Satani yatwitse, ibyo bavuze kutazageraho, Imana iravuze ngo ongera wandike. Ongera wandike kuko atari iherezo ry'ubuzima. Ongera wandike. Ongera wandike kuko Imana irabyemeye. Ongera wandike. Nejejwe n'aba babyeyi babwiye ngo ntuzabyara. Ariko barakikiye badi. Ongera wandike nawe. Ubu buhamya bwabo budusubizemo imbaraga. Kandi dufitanye amateka akomeye. Ntago njya mbibagirwa rero, nabo ntibanyibagirwa, tubana kenshi. Muri biracyashoboka rero, reka dusangire ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, igice cya 11, igice cya 29 umurongo wa 11. 29, 11. Ni kuri page ya 738. Aranditse ngo, erega nzi ibyo ni n'amahoro si bibi, kugira ngo eme umutima w'ibyo muzahanya, tekavuga amen. Muri biracyashoboka y'uyu munsi, nshimire Innocent, naramubwiye ngo nanjye nzaravuga ngo turakwishimiye. Muri birantega nyinshi rero, nanjye nabonye umwanya wo kuza muri biracyashoboka. Ubwo nkiyakandagira rero, nizeye ko nanjye hari ibiri bushoboke. Hanyuma iminota mfite ngiye kuyikoresha mbabwira ijambo rivuga ngo kwizera kurenga imbibi birimo imbaraga zambura Satani ibyo yibye. Muri makeya, kwizera kurenga imbibi, aba babyeyi bavuye aha barabivuze. Ibyo abarozi bavuze kutazageraho, muri biracyashoboka irabishoboye. Ibyo abadayimoni muri biracyashoboka, muri Kristo harimo imbaraga zambura Satani ibintu byacu yibye. Amasezerano yacu bitambika, harimo imbaraga zambura Satani ibintu byose yibye. Ndifashishira ijambo yavuzwe n'umuhanuzi Yeremiya. Yeremiya mwene Hirukiya wo mu batambyi, yatangiye guhanura ari umwana mutoya, kuko ibintu Imana yari imuhamagariye byari ibintu bikomeye cyane, bituma abantu banga ubuhanuzi bwe. Aranabizira, agahanura bakamukubita, ndetse birazamuka bigera n'ibwami, bigera no ku batambyi bakuru, batuye umwana wo muri Anatoti ibintu yadukanye n'ibiki. Ariko Imana ikamubwira ngo nakumenye ukiri urusoro. Yeremiya imuhamagarira kujya kubika, gusenya no kubaka. Muri makeya yari afite ubuhanuzi bukomeye ubwo kubwira bene wabo Imana izabahana kubera bakoze ibyaha byinshi, izabahana ndetse ikabajyana mu bunyagi Babuloni bakamara y'imyaka 70. Yari amakuru adashimishije. Bityo yajya guhanura akabizira, yajya mu iteraniro nk'abandi akabizira, kuko yahanuye ibitemewe. Umunsi umwe umutambyi mukuru witwa Pashuri, Yeremiya yarahanuye, Pashuri aramukubita, amukubita nabi, amukubita urushyi gutya ku munwa, amaraso ava mu kanwa no mu mazuru. Yeremiya atashye aravuga ngo Uwiteka we,
ngo waranshutse nemera gushukwa. Ariko Imana iramubwira ngo hoza ijwi ryawe, we kurira, we kuboroga, ngo kuko uyu murimo uzaguhesha ingororano. Yeremiya ntiyacika intege, arakomeza arahanura. Akomeje guhanura niko abandi bamwibasira, ariko agataha. Yeremiya yarambabaje, ariko yari afite umutwaro ukomeye yahawe n'Imana. Ni wa muhanuzi utarigeze anezerwa, kuko Imana yari yaramuha, Bibiliya imwita umuhanuzi w'amarira. Umuhanuzi w'amarira wo kurira gusa biri aho ngaho. Ntiyigeze ashaka umugore, ntiyigeze ajya mu bintu bimunezeza, oya, ahubwo yicaraga wenyine ngo yumve icyo Imana ivugana nawe. Mujye mutuza mwumve icyo Imana ivugana natwe, kuko uyu nguyu jewe Inyasi, nawe uko nguko, nawe uko, iforumo Imana yagukozemo yarayishwanyaguje. Inyuma yanjye nta Inyasi uhari, nawe ntawe uhari. Mujye mwicara rero mwumve icyo Imana ivugana namwe. Kandi ndabibabwira kuko Imana ikeneye umuntu, ntabwo ikeneye ikivunge. Akagakiza ntabwo ari koperative. Imana irankeneye kuko nta wundi Nyasi uhari. Nawe iragukeneye mama, nawe mukobwa muto, musore iragukeneye. Ujye wicara utuze wumve icyo Imana ivuga. Icya kabiri, Yeremiya ntago yari yemerewe kuba mu bantu bishimye. Niyo mpamvu yajyaga yicara wenyine kugira ngo yumve iby'Imana ivugana nawe. Nta nubwo Imana yaramubwiye ngo ntakajye mu kiriyo, ibintu bimuhuza n'abantu, ntago yari abyemerewe. Ndetse yagiraga n'inshuti nkeya. Yagiraga inshuti nkeya, ndavuga ebyiri gusa. Niturangiza tuvugane mbabwire bikeya kuri iri jambo, hanyuma dusenga Imana tuvuge ngo muri Kristo kwizera kurenga imbibi. Ibyo batubwiye, ibyo badutongereye, ibyo batatwifuriza, ibyo bazatwica ejo mu gitondo, abadukubitisha inkuba z'icyatsi kibisi, izitagira amazi n'izifite amazi, abavuga yuko tutazarenga aha, abavuga yuko igifunguzo bagifite, tuvuge ngo kwizera kurenga imbibi kurimo imbaraga nyinshi zambura Satani ibintu byacu yibye. Yagiraga inshuti enye gusa kugira ngo izindi zitamuteza akajagari. Mujye mwivanaho n'inshuti zitagira umumaro. Zazirivuga ngo nta kigenda, buriya tuzapfa, ubwo byatumbukiye aha ngaha buriya ntiduhari, ubwo byaziye aha buriya nyamuneka. Izo mujye muzivanaho, za karabaye, za biracitse, za nta kigenda. Izo ngizo ntabwo Yeremiya yigeze azigira, ahubwo yagiraga inshuti zimukomeza. Ndaza kubabwiramo inshuti ebyiri za Yeremiya zamukomeje mu bihe byari bimugoye. Yagiraga inshuti imwe yitwaga Gedaliya, akagira inshuti yitwaga Ebedimeleki, akagira inshuti yitwaga Baruki. Izo ni zingahe? Yindi imwe ndaza kuyibuka nayo ngibabwire. Gedaliya, Ebedimeleki. Iyindi imwe yamugiriye umumaro nayo ndaza kuyireba ndayibabwira. Hanyuma muri izi nshuti ebyiri zamugiriye umumaro ukomeye cyane, iyitwaga Baruki n'iyitwaga Ebedimeleki. Umunsi umwe Yeremiya, umwami aramuca aramubwira ngo Yeremiya we, ntabwo wemerewe kujya mu rusengero. Yeremiya we, ntiwemerewe guterana n'abandi. Hanyuma Yeremiya aguma aho ngaho. Icyongeyeho ahamagara inshuti ye yitwaga Baruki, aramubwira ngo umwami yanciye mu rusengero, ngo ariko ngo reka nkubwire ibyo nzakubwira. Ntaravuga ibyo yabwiye Baruki, reka mbabwire ibyo yabwiwe n'inshuti ye yitwaga Ebedimeleki. Umwami noneho afata icyemezo, aravuga ngo Yeremiya ngo mumunzanire. Bagiye bamufunga kenshi gatandukanye. Noneho umwami Yehoyakimu aravuga ngo nciye iteka, nshyizeho itegeko,
Yeremiya ni mumufate mumujugunye mu cyobo. Bamujugunya mu cyobo cy'amazi, ubwo ni puiperidi. Bamujugunyamo hari mu mukamuko w'imvura mu byondo, bajugunyamo hari misayo. Yeremiya bajugunyamo barapfundikira. Iyi nshuti ye ikajye mushyiramo utwo kurya ikajugunyamo. Ariko igihe kigeze, inzara iratera mu murwa, amakuba abaho, hanyuma inzara imaze gutera, umutsima urabura, ingano zirabura, ibiryo birabura. Iyi nshuti yitwa Ebedimeleki iragenda ihakwa ku mwami, iramubwira ngo ariko mwami, ngo Yeremiya yafunze kandi afunze nabi, ngo kandi hari inzara mu gihugu, ngo none tuzakura hehe umuntu wo kujya tubwira ijambo ry'Imana? Tuzamukura hehe? Imana iguha abantu baguhakirwa aho utabasha kugera. Imana ijya iguha abantu bakuvuga neza aho utagera. Imana ijya iguha abantu bagutangira ubuhamya iyo ngiyo hirya, iyo ngiyo wowe utakandagira. Imana izaguha abo bantu, kandi aba bantu barakenewe muri iki gihe cy'ubugome buhari. Abantu bazi gusebya abandi bagasibaho n'inzira, abantu bazi gusiga amaraso ahantu turi bunyure kugira ngo bashake ibimenyetso by'ibyo baturega. Imana iduha abo bantu batuvugira iyo ngiyo. Ebedimeleki ahatswe ku mwami aramubwira ngo noneho rero, ngo ndakwemereye genda umukureyo. Hari harehare, ntago hari hatoya. Hari ahantu yifashishije abagabo 30, arabafata 30 b'abasore, nibo bamukuye muri icyo cyobo. Bamufata amaboko, bamuzirika imigozi mu kwaha, bazamura Yeremiya azamukamo. Imana duha abantu badufata amaboko batuzamura ahangaha turi. Ariko buriya waruzi yuko nawe wagira akamaro mu gihe gisa n'iki, nubwo bitari muri kiri gihe cya Yeremiya, uzi ko nawe hari aho wagira umumaro. Imana duhe gukomera tuba abanyamumaro mu gihe nk'iki. Ariko Imana duhe ba Ebedimeleki badi bagira gutya batuzamure, ayiwe bagukure mu cyobo abantu bagusize. Ariko muzi ko abantu bashyira abandi mu cyobo bakanatsindagira, barangiza bakavuga ngo ariko ngo wa muntu ateka, bagashyiraho beto bagatsindagira. Imana duhe ba Ebedimeleki batuzamure kugira ngo batugezaho Imana yavuze. Kandi icyo barwana nacyo barakizi. Imana yatuvuzeho neza, kandi yatuvuzeho badahari. Imana idusezeranya badahari, bakaza baje kutwica, ariko ntago batwica kubera iki Imana yatubitsemo. Nicyo gituma tudapfa. Hari imirimo Imana yabitse muri twebwe. Ubundi twe turi kubaho kw'Imana gusa, turi ubuhamya bw'igendera, turi kubaho kw'Imana. Ngewe na Pastor Bosco nimugoroba twari mu bukwe bw'umwana umwe w'imfubyi, bya bindi byo kwikundira abantu bose. Uwo mwana namubonye mu rusengero, ndamubwira nti disi iyizire hano, ntiburiya imfubyi mwese n'abapfakazi, abantu mwese mutagira ababareba, umushumba niwe mubyeyi wanyu, mujye muza musanga umubyeyi wanyu mumubwire ibyanyu. Kandi ntacyo nari mfite kwari ukubasengera no kubaha keya gusa. Noneho bakaza bose, nkagira umunsi wo kubakira no kubakorera counseling. Mwana rero agira ubukwe, Imana yarabuvuze, abandi barabwica, araza arambwira ati babwisha. Ntoya nta wahotora umugambi w'Imana, humura. Nubwo abahotozi bahari, ariko Mose arakura, humura. Abahotozi bo barahari, ariko Mose arakura agera ku masezerano ye. Ibintu Imana yavuze bizasohora nubwo abahotozi bahari. Ntubiteho, wite ku cyo Imana yavuganye natwe. Ubukwe twabutashye nimugoroba n'ukuri kw'Imana muri Excella, bwari bwiza kugeza ubwo byarenze ubukwe bibiteraniro ryera. Pasiteri we azikurira, ngewe sinzikurira, mpfiramo nkarwara umutwe. Ariko ibintu byari bihari, byari ibindi. Iby'Imana yavuze bizasohora. Baroge, bashege, bazana imihoro, bazana amabeto. Umugambi w'Imana uragutse kandi ntawe uzawuhagarika. Yumva ntibihagije, Yehoyakimu aravuga ati noneho rero Yeremiya
ubu buhanuzi bwe burarambiranye, ntazasubire mu rusengero. Irungu riramwica, kutajya mu materaniro yera, ntakabwirize, ntagahanure, azapfe gutya agahinda kazamwica. Afata inshuti ye yitwa Baruki. Baruki yari inshuti yikomeye kandi ari umwanditsi w'ibwami, ari sekreteri bwami. Kubana n'umuntu umwami yaciye byonyine byari nk'ubugambanyi, ariko Baruki aremera ahagararana nawe, bamwita umugambanyi mu ibanga, kuko umwami yamukundaga cyane, yakundaga umwanditsi we. Baruki ni umwanditsi mwiza, ntibyakunda ko yakwifatanya na Yeremiya bakajyana amakuru, umwami akayarejeta akavuga ati oya, Baruki ntago yangambanira ngo ajye kwa Yeremiya. Hanyuma ahagararana nawe muri icyo kibazo, arangije akora ubugome. Muze gusoma Yeremiya 36 umurongo wa 28. Hanyuma ahamagara Baruki ngo aramubwira ati tubigenze gute? Umwami afata ubuhanuzi bw'imyaka 23 arabutwika. Ubuhanuzi bwose bwa Yeremiya arabutwika, yahanuye imyaka 23. Ubwo nta kindi cyari gisigaye, ariko Yeremiya ahamagara Baruki, akajya amwandikira ubuhanuzi, akajya kubusomera iteraniro, kuko we ntiyari yemerewe kuza mu iteraniro. Akagenda akabusoma, yarangiza akamubwira ati ubutumwa bw'Imana bwagenze neza. Yeremiya akarira muri ako kato. Umunsi umwe Yeremiya, Imana iramubwira ngo bwira Baruki akwegere. Aramuhamagara, aramwegera, aramubwira ngo ongera wandike bwa buhanuzi bwose umwami yatwitse, ongera wandike. Imana iduha abantu bahagararana natwe, isi yadushakuje, badukomeze, badufata amaboko, bavuge ngo biracyashoboka. Imana iduha abantu bahagararana natwe, inshuti nziza zihagararana natwe, isi yatwatatse, bavuge ngo ongera wandike. Ibyo wagerageje, ibyo wakoze, ibyo Satani yatwitse, ibyo bavuze kutazageraho, Imana iravuze ngo ongera wandike. Ongera wandike kuko atari iherezo ry'ubuzima. Ongera wandike, ongera wandike kuko Imana irabyemeye. Ongera wandike. Nejejwe n'aba babyeyi babwiye ngo ntuzabyara, ariko barakikiye badi. Ongera wandike nawe, ubu buhamya bwabo budusubizemo imbaraga. Ongera wandike. Nigeze gusengera umukobwa babwiye ngo azapfa adashatse, araza ati kandi nyogosenge niwe, masenge niwe wabimbwiye. Nari umushumba ahantu hamwe, ndamubwira nti se byagenze gute? Naho ariko nyirasenge yihana, byaranshimishije kuko nari muri iryo teraniro, ndeba abantu bafite ubugome bw'indengakamere. Yafashe, bari batuye mu nzu y'ibyatsi, bari abakene. Uwo mwana w'umukobwa yari asigaranye na nyirasenge gusa. Mwumva ubugome bwateye. Nyirasenge ngo afa mu nzu y'ibyatsi, rero abatari abantu bo mu giturage nkatwe, izamo ibintu by'imirayi kuko bayitekamo. Noneho nyirasenge ngo afata umurayi, akoroga n'amazi, sinzi n'imiti yindi y'abarozi bavanzemo, ngo aravuga ngo uko uyu murayi unuka, aba ari ko uyu mukobwa azanukira abasore bose. Kandi koko biraba kuko yamutongereye ibyo ngibyo. Ariko Imana itabura uko igenza, itabura uko igenza. Ikoreye muri nyakubahwa Paul Kagame, perezida wa Repubulika y'u Rwanda, aravuga ati ntakagira umuturage utura muri nyakatsi. Bashenye nyakatsi, bamuha amabati 80, bamwubakira inzu. Dayimoni birapfuye, wa mukobwa kunuka kuba kujyanye na nyakatsi. Arashaka, ubu ngubu abyaye 4. Ni inshuti yanjye.
nyirasenge rero aza kwihana muri iryo teraniro ndamureba, ubundi mu bintu ngira impuhwe nyinshi cyane, ariko numvise natora inkoni nkamwabarira namukubise, ariko kuko ndi umushumba n'ubugwaneza nyine ndasenga, ariko nasengaga ntsinagira Mana umuvane muri ubu bugome ntakabusubiramo, na bugingo n'ubu ntarakabusubiramo. Imana itabura kugenza rero ikora ibikomeye bitangaje. Ongera wandike, Satani navuga ngo ibi ntibizashoboka, ujye uvuga ngo biracyashoboka, ndi muri groupe yitwa biracyashoboka. Satani niyigaragambye ujye umubwira ngo igihe cyawe ni gitoya, ariko kuri jewe biracyashoboka. Nta gikomeye imbere y'Imana. Yeremiya ahagarana n'abo bagabo babiri mbabwiye, izo nshuti ze ebyiri, arangije hanyuma igihe cye kigeze koko baje kujyanwa i Babuloni, hanyuma abahanuzi bashyushye bakamubwira ngo ejo tuzataha, turamara hano amezi 2, turamara umwaka, bakabihanura. Uwitwa Hananiya arahanura avuga ko bagiye gutaha, ariko Yeremiya ati 70 izashira, ati ahubwo musengere bene iki gihugu kugira ngo mugire amahoro, tukibemo dufite amahoro, kuko mugiye guhinga muzayeza muzabyarira muri iki gihugu, 70 idashize ntibikunda. Iby'Imana yavuze mu muhanuzi Yeremiya. Hanyuma aza guhura n'aba bandi ibikomangoma, n'umwe baramubaza ngo ngaho tubwire. Arababwira ngo erega nzi ibyo nifuza kubagirira, ni ibyiza si bibi, kugira ngo mbareme mu mutima w'ibyo muzabona hanyuma. Yarababwiye ko iherezo bazataha, Imana ikabagirira neza. Kwizera kurenga imbibi kurimo imbaraga zambura Satani ibyacu yibye. Reka mbabwire aya magambo agera kuri 3. Kwizera kwanjye kuranganiriza ku manywa na nijoro, kwizera kujye kukuganiriza ibyo bakubwiye ko bidashoboka, kwizera kujye kukuganiriza. Icya kabiri, kwizera kwanjye n'ukwawe bitwizeza ko nta cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana. Kwizera kwanjye ntigusaba ibimenyetso, ubwako ni ikimenyetso. Ngewe ubwanjye ndi ikimenyetso cyo kubaho kw'Imana, nawe ujye wihamiriza kuri ikimenyetso cyo kubaho kw'Imana. Imana ibaha umugisha, Imana ibarebe neza, Imana ibaha amahoro. Kwizera kurenga imbibi kugira ibintu bikurenza mu izina rya Yesu Kristo. Amen.